twongeye kubasuhuza inshuti za Yesu Kristo umwami wacu abari kuri channel yacu mu Ijambo TV. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu, twongeye kubona Dr. wacu aza kuri channel yacu, no kuri no mugikomeye cyane. Gusa namwe mudukurikirana muri abantu bakomeye cyane kandi Imana agikomeza kuba umugisha. Nabizi ntabwo babyoroshye muri bino buzima turimo muri kino gihe, ariko icyo tuzi ni uko ari kimwe no kubona ubutumwa bugomba kugera mu isi yose, kandi Imana ikazatugira neza ubwo itorero Yesu azabashe kwakira itorero mu gihe kiza yateguye. Rero murakoze cyane. Uyu munsi nk'uko twagiriwe ubuntu, Dr. wacu kubangiye kugaruka, ntabwo akakaya twaga fusha ubusa, nta nubwo ndi bujye mu bintu byinshi cyane. Yo uri imbere yanyu nk'uko mumenyereye, nitwa Manishimwe Alex, ndi umuvuga butumwa, nkaba nkorera Kampala kandi nkaba n'umunyeshuri mu ishuri ryitwa Grace International Bible University. Nkaba ndimo kwiga muri bachelor degree, turi mu mwaka wa nyuma turangiza. N'ukuri twagiriwe ubuntu bwa Dr. n'abandi barimo batandukanye bagiye babasha kutwigisha. Muri kino gihe dukeneye kumenya ukuri ku ijambo ry'Imana. None tugira ubuntu Dr. kuba twagiye kukubona, nganye ndishimye cyane. Amen. Dr. Ikarama. Makuru y'isi. Makuru y'imezi. Yesu nashimwe. Yesu abicyuye. Amen. Nagira ngo banzusuhuze kwa dukurikiranye. Ushaka bazi barahindutse cyangwa n'ukiba hano muri Uganda usibye bakore cyane, badusobanurira amakuru y'imisi ko nameze. Yesu ashimwe cyane abanumva ndetse n'abandi ba Yesu abaho umugisha. Uyu muvugana ni Dr. Bishop Sakindi Claude, utuye Nansana, umuyobozi wa Restoration of Carmel Pentecostal Ministry. Nk'abandi umukozi w'Imana kandi nk'abandi lecturer kuri University ya Grace International Bible University. So uyu nguyu kandi Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane Dr. Ariko tugira ubuntu Imana igeze gute? Imana irakuzanye kuko ibyo byose biba ku mugambi w'Imana. Rero uyu munsi wo udukurikirana twasabaga nimba bishoboka wakanda kuri subscribe ukajya udukurikirana ku biganiro byacu tunyuza kuri Menya Ijambo channel, cyangwa ugakora comment ufite ikibazo wumva ushaka kubaza, cyangwa ugasharinga ugaha mugenzi wawe, inshuti, umuryango, abavandimwe, kugira ngo ubutumwa bubashe kugenda. Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane tujya tugendera. Yaravuze ngo ubutumwa bwose bugomba kujya mu moko yose, mu mahanga yose, mu ndimi zose. Igihe byose ibyo bizaba bimaze kuba, nakabuza Yesu azagaruka, kandi turi mu minsi ya nyuma. Umwami wacu arenda kugaruka kwakira itorero nk'uko yabivuze. Rero tugira ubuntu uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Dr. uyu munsi rero maze iminsi nibaza ku kintu cyitwa agakiza. Nagiriwe ubuntu iminsi ishize, nagiye mu nsengero zitandukanye, njya mu bagatolika, njya mu yandi matorero atandukanye adahuje kwizera nk'ukwacu, cyangwa afite ukundi kuntu ibintu abyemera. Nanjye ndi umurokore, cyangwa dusengera mu matorero ya Pentecote. Noneho hari andi matorero nayo asenga nayo akavuga Yesu ko ari umwami n'umukiza, akanamwemera ko ari umwana w'Imana, ariko twajya ku kintu cyitwa agakiza ugasanga turatandukanye. Kandi ijambo ry'Imana ryo ni rimwe. Ukibaza impamvu dutandukana, ni imyumvire, ni imyigishirize itari myiza, ukibaza ni ikihe kibazo kiba gihari. Rero uyu munsi bitewe n'ikibazo nayo imaranye iminsi, cyangwa abamaranye iminsi badukurikirana, ni ikibazo cyitwa agakiza. Agakiza abantu benshi bagasobanura uburyo butandukanye. Agakiza buri muntu wese akavuga uko ashatse, buri muntu wese uko abibona. Uko hari nabo nabonye baba mu nsengero uriya ko ari utanga amafaranga menshi, uko ari utura neza, uko ari wubakisha, ugasanga nawe bakavuga ngo uwo muntu aracishwe n'umukozi, ni umuntu w'Imana rwose. Ibyo bakanamuvivura ukabona n'ijuru yagize gute yamaze kubyinjiramo. Ariko turashaka kumenya agakiza. Nigize mbaza abantu babaza se mbese Yesu uriya murongo uri muri Luka 19:10 uvuga ngo yaje gushaka icyari cyarazimiye. Ndabaza se ni iki cyari cyarazimiye? Icyo Yesu yari yaje kujya gute gushaka. Aho nari ndi kubyigisha icyo gihe habuze n'umuntu umugira gute unsubize. Urabaza ni iki cyari cyarazimiye, ko Bibiliya tubwira ngo hari ikintu cyari cyarazimiye. Icyo nicyo Yesu yaje kujya gute gushaka. Ni iki cyazimiye ukabona ni kivayo. None nifuza ko uyu munsi nk'umunyeshuri wadusobanura ku kintu cyitwa agakiza. Bese imva n'imvano agakiza gaturuka he, kaje gute, katangiye gute kugeza uyu munsi agakiza turimo nakaje. Akimana ishaka kuko
ara umurongo nasomye mu Baroma 10 uratubwira ngo bamaze kuberwa agakiza k'Imana cyangwa gucyanuka kw'Imana bihangira ukwabo. Hari abageze bihangira agakiza kabo bava kuri agakiza nyakuri kumwimerere ako kazanye Yesu yaje gutanga mu isi. Ndifuza rero ko nibura wadusobanura kuri uyu munsi abadukurikiranye nabo bakava mu rujijo nkuko nayo nifuza kuva mu rujijo kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Yesu avuga ijambo agakiza ni inyigisho nini cyane ya Bibiliya. Iyo twita salvation, agakiza ubuvuze Kristo ubwe. Yesu izina Yeshua ni umucunguzi cyangwa umukiza. Mean is salvation, save, redemption, redemptor. Ibintu nk'ibyo ni ibintu byinshi. Agakiza ni ikintu kinini kuko iyo Bibiliya ifite umugambi n'intego yo kutwigisha agakiza. Kuko Yesu yaje gushaka no gukiza icyazima. Agakiza ijambo rya mbere riboneka gategurwa neza kagatangazwa muri frame yako byavuzwe mu itangiye bice 3:15. Adamu na Eva bamaze kurya ku giti Adamu akimara kurya ku giti cy'ubugingo akigaragaza ko acumuye, Imana yese yari yangije form n'ishusho y'umuntu. Ishusho y'umuntu icyaha cyatumye ya shusho Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Iryo jambo ryasobanuye ko wari umugambi w'Imana kugira ngo umuntu ase n'Imana. Adamu akimara gucumura rero byabaye ishusho y'umuntu yari yangiritse inapfuye. None Imana isizeranya yuko iyo shusho byanze bikunze izongera igasubizwaho. Noneho gusubizwaho yagomba gusubizwaho n'undi muntu nanone utarakoze icyaha. Niyo mpamvu mu gice cya 3:15 itangiriro havuze ngo urubyaro rw'umugore uzagukandagira umutwe nawe uzaruma agatsitsino. Kurumwa agatsitsino byari bivuze Kristo uzaza mu isi akicwa, ariko nawe intsinzi yarafuzwe yari gukandagira Satani. Noneho Satani akabaminitsa umutwe akaba aratsinzwe completely. Noneho umuntu akongera akabasubiye mu gakiza akongera agahinduka muri Edeni nshya. Edeni nshya ni yihe? Nuko mu Baroma bice 8 mu bavuga ngo nuko rero bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kubera iki baba barasubiye muri Edeni ya indi ya kera. Ubu rero turi muri Edeni yo twizeye Kristo, tuba Imana bitureba muri Edeni kuko tuba turi muri Kristo, kandi Kristo niyo ni ishusho ya Edeni ya mbere Adamu yararimo icyaha kitaramo. Ubwo rero ako niko tuba dukije. Noneho umuntu rero kuva igihe atangira ibice 3 umuntu akimara gukora icyaha umuntu yahise ajya kure. Noneho Yesu akora urugendo rwo kuva mu gice cya 3 kugeza muri Matayo no muri Luka aho Yesu avuga ngo birarangiye. Urwo rugendo rwamaze imyaka igeze ku 4,000 Yesu ari mu nza ategura kuzaza kugira ngo icyazimiye kibona agakiza umuntu asubizwe muri Edeni. Mu yandi magambo Yesu amaze kuvuga ngo birarangiye muri Yohana ibice 2:14 vuze ngo cyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubwo rero abamwemeye bakamwizera baba basubizwa muri Edeni. Edeni nshya ninde? Ni Kristo. Iyo twinjiye muri Kristo tumwemeye tukamwizera tuba tuhawe Edeni ya kera ya mbere y'uko icyaha kibaho. Imana itubona nk'uko yabonaga Adamu muri Edeni icyaha kitarabaho. Ako rero niko gakiza. Umuntu rero yarabuze kuva Adamu yarya ku giti cy'ubugingo, noneho Kristo azanwa no kumusubiza muri Edeni. Ako rero ni agakiza twashubijwe muri Kristo Yesu abamwemeye. Yes. Ako niko gakiza. Ango ndimo kubyumva. None nifuzaga ko wadusobanurira kuko hari izindi nyinshi bazimeze twumva z'ubuntu. Yes. Bakakwereka ko ibintu Yesu yabirangije ku musaraba, bakatwereka ko n'abazabona ubugingo buhoraho Imana ibasi. Ntacyo wakora Imana igize gute irabizi. Aho wabivuga kuri izo nyigisho z'ubuntu uko agakiza nk'uko twumva ko hari ikintu cyarazimiye cyari cyarabuze ariko Yesu arongera akigarura. Twajya dusubire kuri izo nyigisho z'ubuntu zijyanye n'icyo kibazo Yes. Ku nyigisho y'ubuntu Imana igumugisha. Iyo ni inyigisho abantu bayobeyemo ku buryo bayisobanura mu buryo bwinshi. Kandi ikindi nyine wenda ku bantu batazi amateka n'ubumenyi bw'ibya teoloji, izo nyigisho abantu basobanura agakiza mu buryo bwinshi, ariko twebwe abantu iyo ukurikiranya ujya mu amateka na yahe. Icya mbere umuntu yarayobye. Icya mbere ni uko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo.
icyo ni ikimenyetso cya mbere gikomeye. Noneho kuba Imana yaremye mu ishusho yayo nta n'ikintu na kimwe Imana ishyiramo umuntu ku ngufu. Reka nguhe urugero, umuntu atandukanye n'inyamaswa. Umuntu wo muri Amerika atandukanye n'umuntu wo muri Afurika, ariko inka yo muri Afurika irasa n'inka yo muri Australia, zabera kimwe, zibikora kimwe, nta iramenya ko tugeze mu 2025. Zose zirasa nko kwa kundi, zacyabira kwa kundi, iyo zigiye ibintu byose zibikora kimwe. Hari imbwa tubona zifite ikoranabuhanga ariko ntabwo ibizi ibyo ukora, ni ibintu bayiteyemo ku buryo utahindura systeme ngo ibihinduke. Urumva? Kandi ibyo ni umuntu nabwo wabikoze, si imbwa, nta ruhare yabigizemo, ni abantu babiyikoze, ariko umuntu afite ubwenge bushoboka. Noneho kubera ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, yanamuremye idashobora kumuhitiramo, ahubwo imuha ubushobozi bwo kwihitiramo. Ari nayo mpamvu yaremye igiti igishyira muri Edeni, iritamuga nukiryaho yes, nutakiryaho yes. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye umuntu ushobora kwihitiramo. Niyo mpamvu ubuntu rero ntabwo ari ubuntu burahari. Niyo mpamvu muri Yohana igice cya 1 nkuko nari nabivuzeho, yavuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizana. Umurongo wa 10 yavuga ngo Yesu yari mwiza kandi isi nawe yiri, ariko isi ntiyamumenye. Umurongo wa 11 ngo yaje mube, ariko abe ntibamwemera. Umurongo wa 12 ko ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina. Ni ikintu bakoze kugira ngo Yesu ubuntu bugirirwe, hari uruhare ubigiramo. Uruhare ni uruhe? Hari ibintu bibiri usabwa. Icyakora bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwana bimwe, hariho kumwemera, hariho no kwizera. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaroma ibice 10 hava ngo bamwemera bate, bamwizera bate batabwirije. Nuko hariho ababwiriza, hariho abumva, hariho abahitamo, hariho n'abadahitamo. Rero ubuntu burahari ariko bufite condition no kubwirizwa. Gusa hari ikibazo cyabayeho mu gihe cy'imyaka 1523, umugabo witwaga Calvin, John Calvin w'Umufaransa, watangiye inyigisho yumva ko Yesu atapfiriye abantu bose, yumva yuko listi y'abazajya mu ijuru yakozwe. Imana kubiza abazajya mu ijuru siyo ibigiramo uruhare, ahubwo bishingira mu kumenya kwayo. Imana izi ibyayo, none ikamenya ibyo uzahitamo, ariko si ikubwira ngo hitamo. Reka nguhe urugero, usomye Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 5, wa 6, wa 7, yarebye Kayini, imubona agiye kurigambanira murumuna we, kubera ko Imana izi ibintu byose. Iramanuka ibwira Kayini, avuga ngo dore Kayini, hari icyaha kitugatugiye imbere yawe kandi kirashaka kugukoresha ikibi, none gitegeke. Si byiza kugikora, imugira inama. None rero Kayini, ntukore kiriya kintu kuko nugikora. Irangije avuga ngo kuko ufite n'ubushobozi bwo kugitegeka. Niko Imana yabwiye Kayini. Kayini arangije ntiyabyemera, akora bya bindi biri opposite. So Imana yarabanje yamurabura, imugira inama. Icya kabiri, imubwire ku bushobozi afite, yamuremanye, ushobora kugitegeka. Icya gatatu, ntugikore. Nutagikora byaba byiza, ntugikora biraba ikibazo. Imwereke consequences y'icyiza n'ikibi kigomba kuvamo. Arangije ahitamo. Arangije guhitamo, Imana yamubwira ngo iramuvuma nangwa se umucira urubanza nyuma yuko yanze kumvira. Nyuma aragenda, igihe kiragera kuko umuntu afite uburenganzira, aragaruka abicuma avuga ati ya Mana, ibi bintu wambwiye birakomeye. Aza kugabanisha igihano, ntiyavanishaho icyaha. Amuga ati no, abantu ibintu wambwiye birakomeye, so abantu bazambona bose bazanyica. None gira uko bigenza. Imana abanga okay, kwe akari kubisabye, abazakubona ntacyo bazagutwara. Urumva? Nibwa burenganzira. Iyaza kuba ngo Mana mbabarira, byari kuba birangiye kuko Imana ni inyembabazi. Ariko ntiyaje afite umutima wo kwihana no guca bugufi, yaje afite umutima wo kugabanisha ibihano, kandi ibyo yasabye Imana yarabimuhaye. Urabyumva neza? Agakiza ni ubuntu bufite condition. Kuko muri Yohana, muri Petero wa 2 ibice 3 uhereye ku murongo wa 9 ugakomeza, ngo Imana ntishaka, nimutekereze ko Imana yatendesheje isezerano rye nk'uko mwabitekereza, ahubwo igenda bo rishaka ko hatagira n'umwe urimbuka, idashaka ko hagira urimbuka. Urumva iryo jambo? Ntago yaritindije nk'uko mwabitekereza, ahubwo igenda buhoro ishaka ko abantu bihana. Niba kubyumva
rero yaba urutonde ruhari na lisiti yarakoze ariyo yabikoze ntabwo ariyo yabikoze ahubwo ni uguhitamo abantu Imana ibaha amahirwe yo guhitamo barangiza ntibahitemo ariko kumenya ko Imana si urubanza Imana yo iza bazakizwa izi nawe uko uzabigenza ariko si izabiguhitiramo Bibiliya ngo abo yamenye kera ishingiye mu kumenya ntabwo ishingiye mu marangamutima iyo se yaguhitiyemo gukizwa niwe wabyihitiyemo ntabwo Imana ariyo yaba yarahitiyemo umuntu kujya mu muriro ngo nirangize maze ngo kuki wansuzuguye kandi itaramuhisemo yabibizi ntabwo ari ikigoryi ku buryo ikubaza ngo kuki wibye kandi yari izi kuziba ariyo yabiguhitiyemo niba ari ibihitamo ntiyanake iciriye urubanza uko nguko niko bimeze noneho ikindi kibazo kijyanye n'icyo ngicyo tubasha kumenya yuko iyo wizeye Kristo umwami n'umukiza ubasha kubona ku gakiza none nkaba nabazaga kuva Yesu yaza hano ku isi agasubira mu ijuru hashize imyaka 2000 igiye gushira kuko yagiye mu mwaka 2031 none ikibazo nari ndimo kubaza muri kano kanya hari amahanga cyangwa ibihugu bimwe na bimwe atari hagera ubutumwa bwiza ushobora no kubaza Yesu yaramwumvisha ko atazi Yesu ni muntu ki ko ndibuka ko kera narokoka rawenze gutandukanya Yesu umenye ngo umwana Imana mbashe kwisobanukirwa noneho hari nk'amahanga nk'iyo ngiyo sijye kuyavuga ari nko muri Asia ugero gasanga ntibari bamenya icyo bita Yesu ngabo bantu bo bizagenda gute byabo mbese aramutse apfuye uyu munsi atarakeye Yesu umwami n'umukiza cyataragize anamwumva wo byazagenda gute Bibiliya itubwira neza amagambo urakoze kumbaza icyo kintu Bibiliya itubwira neza yuko ubutumwa bwiza buzagera ku isi yose kandi njya mbwira abantu ngo impamvu zimwe zituma ubutumwa bwiza bugera ku isi yose harimo n'iri koranabuhanga iri koranabuhanga ryatumye ubutumwa bugera kure kandi baranihuta abamisiyoneri barimo kugenda ariko hari abapfuye mbere y'ubutumwa mu Baroma ibice 2 mu 12 abanga bapfuye bataza amategeko bazacirwa urubanza bataza amategeko abapfuye baza amategeko bazacirwa urubanza barukiriwe n'amategeko sasa umuntu azacirwa urubanza ukurikije igihe cye yabaye bariya nabo bafite imitima nama babuza kwiba kera ubutumwa bwiza ataragera iwacu abantu ntabwo bibaga yo wibaga hari umutima nama ukangona basha kwasobanukirwa noneho sinzi nimba hari akari kakarusho wagerekaho uhunganira cyo bita agakiza kugira ngo abantu batwumva rusho gusobanukirwa neza agakiza njye nagasobanukiwe ariko hari abandi njya nkunda kubibona siko abantu bose tubyumva kimwe cyangwa bitwihutira kumva hari abatindamo hari n'abagira gute n'abangukirwa kumva icyo kintu baragira ngo ako kantu barushaho ukongera usa nk'usobanura abantu bakabyumva mu kanya gatoya ukatubwira uburyo rana agakiza ngenge nkumva kwinshi cyane bitewe n'uburyo naje batwigisha araho nagiye batubwira ngo bafite umuntu wabo witwa chairman ni toro rimwe y'abakoreya reka tubwira ngo ufite umuntu witwa chairman ngo niwe wigisha ijambo ry'Imana ngo niwe uvugana n'Imana gusa uvuga ngo bo abantu bameze nk'abajya kuri kotingayo mbese haba ari umuntu usukumye ku bandi bantu akabasukumyeho akaba we arenzeho ari nkakuno nk'abakatuka bavuga ngo byose ngo papa ni uhuza abantu n'Imana mbese kuri no se abo bantu ngabo muri kino gihe barahari ko ngiye nakabaye nguvuga ati buri muntu wese yigererayo ariko uko tureba mu masengero nyinshi cyane umuntu agira ikibazo atakirukanganira imbere y'Imana akakizana kwa pasiteri akaza akajya pasiteri akabazi ngo ni 100% cyangwa bizangira kwa pasiteri we nashobora kugira gute kwibwirira Imana ngo bishoboke mbese abantu ngabo bariho tuzatujya kuri reporting ngo barahari ni bahari wadusubira kuri icyo kibazo tubajije muri bivuze wenda kubera n'ibihe byacu bigenda bitugora twenda gusoza ntabwo ibyo bintu n'ibigendanye n'inyigisho z'iminsi y'imperuka abantu bazishya hejuru bazibona ubundi toro ryari kwiye kwigishwa kumenya Uwiteka abantu bakamenya Imana yabo neza bitandukanye nuko abantu babivuga kuko dukeneye kumenya Imana kurusha uko abantu bamenya umuntu abantu rero
b'abapapa, abantu bigize ibigirwamana, abantu bishyize hejuru, abantu barigaragaje, noneho Imana basa naho batashaka kwigaragaza, abantu bahindutse aduresi. Ibihe by'abatambyi n'igihe cyo kugirwa hera. Yesu amaze gupfa umwenda ukingiza hera wavuyeho. Gutabuka k'umwenda wahera bisobanuye ko buri muntu wese ashobora kwigererayo, ariko niba uyu munsi tukigirirwa n'abantu giterwa n'inyigisho ziri fake, abantu barimo kwigisha inyigisho zituzuye zitari iz'ukuri. Nta mpamvu dukwiye kwigisha abantu bakamenya Imana, ntabwo dukwiye kwigisha abantu kumenya pasiteri nangwa kumenya papa. Oya, nta papa ugihari, abantu bose bafite uburenganzira bwo gushyikira ku Mana. Ni nacyo dushinzwe, ntabwo dushinzwe kubwira abantu ko turi super, dukwiye kubwira abantu ko Imana ari super. Icyo ni ikibazo kiri mu matorero n'inyigisho z'ikinyoma. Abantu nta muntu tugituma, ntabwo tugituma umuntu ku Mana, nta muntu tugirayo, ahubwo twigisha abantu kwigerera ku Mana. Izo rero ni ubuyobe. Tumeze nka ba bandi bereka abantu aho kunyura, ariko si twe tubagezayo. Urabyumva? Dukwiye kuba pasiteri, yes you have anointing, ariko yo kwigisha abantu kumenya Imana, ntabwo ari abantu kuba representinga ku Mana, ku buryo umuntu agira ikibazo ari muri Koreya agatega kuza kukureba. No, bwira abantu ko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ari iya twese. Yesu yapfiriye abantu bose, kandi abantu bose bafite uburenganzira bwigerera ku Mana. Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana ikomeye, kandi twese turabaye. Namaje iki cyatumye bafunga amatora hamwe abapasiteri ntibari bafite ibyo kuvuga. Ndamaze ushatse kuvuga iki? Arama ngo ni gute pasiteri abuza abantu kujya gukora? Umuntu yakaba yagiye gukora agashaka umugati w'abana, akabasha kwishyura inzu, akabasha kwivana mu bukene. None pasiteri akaba yabuje gukora, akaba muze musenge. Baza gusenga, pasiteri akirirwa babwira uburyo yateretse umukobwa, akirirwa babwira uburyo yagereshaga ibirenge, uburyo arwaye amavunja, akirirwa babwira iwabo uburyo barogaga. Noneho bikajya kurangira amasaha bagiye gutaha, atigeze babwira kuri uwo Yesu wabazanye. Ugasanga abantu ubuhamya babwumvishe ni bwiza, ariko batahanye iki? Ubuhamya Yesu wabazanye, kandi ari wari ngombwa kumenya cyane. Ugasanga batashe batageze gute, batamumenye. Ako akavuga mu kanya gato cyose. Ikibazo cyo gufunga amatorero hari iwacu, nyayo ntabwo byambangamiye, kuko nkurikirana cyane, kandi umwigisha wa Bibiliya, nanjye mbaye perezida amwe nayafunga, kuko abantu niba bajya kuri cyane bakavaho batavuze Imana. Ntabwo nshaka kuvuga amazina, ariko ejo bundi hari umuntu witwa pastor wafashe videwo z'abandi na audio z'abandi azishyira kuri channel, kandi bakabanza pasiteri naka. Uwo muntu kuki abagikora? Ahubwo leta iyo ihagarika ibibangamiye, ariko njyewe nabihagarika Mana yanjye, nabihagarika, kuko hari akavuyo kenshi amatorero rero dufite ay'ukuri, ariko dufite ikibazo cyo kuvangirwa. Haje abantu baje mu itorero ari abacuruzi bashaka inyungu, batitaye ku itorero, noneho bavangira leta, bavangira abaturage, biba abantu bariba, ariko umuntu akiba. Nta matorero bagira, bita amazina aremeye, barangije bavangira itorero, none itorero rigira ikibazo. Noneho abantu bandi batangira kujya bavuga leta kigiye kuvaho. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu ubivuga ute? Ese Imana iba yagutumye kuri YouTube? Niba Imana igutumye kuri leta, kuki ujya kubibwira abaturage? Niba igutumye ku muntu, kuki utabibwira uwo muntu? Ufite ikibazo ni ugomba kukivuga. Ikintu ukamenya ko dufite leta. Ese wabigenzuye ute? Kuko dufite abantu benshi bamaze kuvuga n'ibintu ntibisohoke. Leta ku buryo ikwiye kubafunga. Abantu nibagira ubwenge bamenya yuko leta ari umubyeyi, ari yishinzwe security, ari yidufasha gukora ibyo dukora, bamenye no kuyubaha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bamenye ubutumwa bavuga. Ntabwo Yesu aduhamagaye gutanga ubuhamya. Imana Yesu aduhamagaye kuvuga ubutumwa. Bibiliya ifite ibyanditswe 31,102. Iyo mirongo yose kuki abantu babuze ibyo bavuga, bakigwa bavuga amateshwa, bavuga ibiroto gusa. Ntabwo ibiroto n'ubuhanuzi bishinzwe gutangwa kuri icyo. Ibyo ni ibyo mwitorera imbere. Hanze nibavuga ko Yesu ari umwami, urirwa ubwira abasilamu n'abayehova ko hari ibyo Imana yagutumye, barabyumva. Abayehova babwire Kristo, noneho ubuhanuzi n'amerekwa n'ibiroto mubibwire ba nyirabyo, baribona bisobanukiwe. Ijambo ry'Imana ryo bafite imbaga, ibiroto nta mbaga bafite, kuko ntibihumekewe.
ibiroto ubuhanuzi ntibihumekewe, niyo mpamvu birimo na bifeke byinshi, ariko ijambo ry'Imana ntirigera fake. Muri make ubasha gusobanurira abantu by'agakiza no kwinanezera nanjye mu mutima wanjye. Rero twifuzaga ko ubutaha wakongera ukagaruka ukabona natwe kuri channel yacu, kugira ngo hari byinshi cyane nk'uko bivuze bikwiriye kumenywa n'abantu, kandi ufite Imana yakugira ubuntu birabiguha. Rero murakoze cyane abadukurikiranaga kuri ino channel yitwa Menya Ijambo TV cyangwa channel, wayikurikirana ukabasha gukora subscribe, ugasharinga, ugatanga ibitekerezo, ukavuga muri makeya ibyo dukeneye guhinduramo cyangwa kongeramo, cyangwa ukabaza ibibazo mva ukeneye byose byo mu buzima busanzwe bijyanye n'iby'Imana n'ibya Bibiliya. Rero Dr. Twatugira ubuntu araje, yitwa Dr. Sakindi, ni umukozi w'Imana ugeze Kampala, abantu baramuzi benshi cyane, mujya mukunda kumubona. Rero reka Dr. wadusezera. Yes ashimwe cyane. Unasenga Imana kugira ngo turangize. Yes abaho umugisha cyane abaduteze amatwi. Inyigisho y'agakiza tuzayivugaho kenshi, tuzageza kuyiganiraho rimwe tuzica tunavuge n'amateka y'agakiza ku bantu, kuko itorero rimaze imyaka 2000 ritangiye. Muri iyo myaka 2000 hari inyigisho nyinshi zagiye ziza bitewe n'igihe, izo nyigisho zikaza zikarangira ariko zikazongera zikagaruka, uwo mwuka wazo ukaza. Nk'ubu iyo usomye mu mateka usanga mu myaka ya za 350 hari umugabo witwa Ariyusi yaraje avuga ko Yesu atavutse, atari Imana ahubwo yavutse yaremwe. Iyo nyigisho abantu itorero rirayirwanya inashiraho, ariko iza kugaruka, ije kugaruka biba bibi. Noneho igihe kigeze ejo bundi abayehova barayigarura mu 1872. Ibyo rero hari inyigisho z'ubuyobe ziriho kandi zigenda zizonga abantu zibateza ibibazo. Gusa reka mbabwiye ngo hari Imana dufite izatugira neza, gusa agakiza tugomba kukagiramo uruhare. So bene data, nudahitamo Imana ntizaguhitiramo. Imana ntiyiteguye kuguhitiramo, yiteguye kugufasha mu byo uzahitamo. Nuhitamo ubugingo, yes you will get it. Nuhitamo urupfu uzapfa. God bless you so much. Reka tubasenge. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, tubagushimiye kuri mwiza. Inzira y'agakiza tubwirije nibyo tuganiyeho, ndakwingize kugira ngo abantu babimenye bagukurikire, bashoboye no guhitamo neza. Urakoze kuri mwiza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Subscribe and share.